kuki utisiramuza ni izihe mpamvu? Kwiki? Nka rero uri kunyumva neza cyane ntabwo jewe nakubyaje umwana wa mbere, kubyaza umwana wa kabiri, kubyaza umwana wa gatatu, none wibutse mu kujya kwisiramuza. Ndabyibutse noneho ndashaka ngo ugende ujye kwisiramuza nk'abandi bagabo bose. Ariko se ibyo bintu by'inzaduka ngo byo kwisiramuza numva ngo byateye ni ibiki ibyo ngibyo ubundi byo ni ibiki mw'abantu? Ibyo bintu bibaho bundi? Auze umugabo w'usiramu ukuntu aba naryoshye. Aba aryoshye? Iyi siramuye pe nakubeshya ibiryoshye Papa Jone rwose sinzi impamvu udasiramuza. Ati isiramuye ati ibiryoshye. Mwanyumviye mw'abantu mwe. None se ngo bibwiwe n'iki ko isilamu ibiryoshye? Papa Jone wagiye ureka kumvirana. Ndumviranye ntabwo ubivuze, ntabwo uvuze ngo isilamu ibiryoshye. Nyine Papa Jone hari ukuntu bivuze nyine. Papa Jone nta nuko azagifata ushyireho ntabwo ibyo njye mbikunda. Ntabwo ngufashe uko ngo isilamu ibiryoshye unca inyuma. Guca inyuma se wari wamfata nguca inyuma? None wabwe n'iki ko umuntu wafashe niwe baba bafatanye igihanga Papa Jone wamfashe hano hari undi mugabo ndi kumwe nawe wari wamfata wowe? None se ngewe iyo isilamu ndayifite no kuvuga ngo isilamu ibiryoshye? Niba barabimbwiye se cyangwa se niba narabisomye no mu binyamakuru cyangwa no mu itangazamakuru nkabyumva. Byose bisobanuye. Ni gute wasoma ko isilamu ibiryoshye ukayitumva ko ibiryoshye kurusha umugabo wawe? Nyine nuko bavuga n'ibimenyetso biyiranga nkumva ni byiza. Umaze kubisoma uhita wumva ko iryoshye kurusha umugabo wawe. Yesu wejeri we. Umva hari ahantu nsomye hahita hanyibutse. Sheri hari ibintu hari icyo nshaka kukubaza. Kandi rwose pe ukinsubize ushize amanga sheri ni kandi gitabo gishyira hasi. Hawe nibisanzwe. Ko nta kibazo cyanjye se nawe. Sheri ndashaka ngo nsubize ushize amanga kandi usubize neza cyane. Nta kibazo. Kuko niyo haba ibintu ndambiwe pe nabyo birimo. Mbwira ntari bikubize se ko nta. Ko ndeba se w'imwenyuzo uzingiye kukubaza iki? Oya ndabizi wongezaho byiza bya buri munsi. Sheri ntacyo tampa wowe ka. Kuki utisiramuza ni izihe mpamvu? Kwiki? Nka rero kumbivuga se ugatangira ugatitira nkaho ufashwe n'amashanyarazi ibintu ndi kuvuga ntabwo byumvikana. Ninjye uri kubwira ngewe? Noneho n'uwuhetse. Ngewe Papa Jone ngiye Papa Jone ngiye uri kubwira ngo kuki ntisilamu? Nyine ubwo n'uwuhetse. Hari undi uko natwicaranye hano mu ntebe. Cyangwa undi muntu ukubona muri salo yacu. Nashatse none n'ishyano. N'ishyano? Ngewe ndi ishyano. Subiramo. Ugatinyuka ukavuga ngo ngewe Papa Jone ngo njye kwisilamu. Njye ndi ishyano. Subiramo ibyo uvuze. N'ishyano ahubwo. Papa Jone njye ndi ishyano. Papa Jone wabisubiramo ukavugisha amatama yawe yombi njye ndi ishyano. Nyine ibyo uvuze ahubwo wabisubiramo. Ndikuvuga ngo wabisubiramo. Ahubwo se ibyo uvuze ngo ninjye kwisiramuza nubwo nanjye mbisubiyemo ncumu. Wabisubiramo ahubwo. Wakuki utisilamuza? Abandi bagabo bamenye iterambere barisiramuza. Nakubyaje umwana wa mbere. Papa Jone ibyo si byitayeho? Simbyitayeho icy'ingenzi nuko ukwiriye kunyumva ukajya kwisiramuza. Papa Jone uri kunyumva neza cyane ntabwo jewe nakubyaje umwana wa mbere, kubyaza umwana wa kabiri, kubyaza umwana wa gatatu, none wibutse mu kujya kwisiramuza. Ndabyibutse noneho ndashaka ngo ugende ujye kwisiramuza nk'abandi bagabo bose. Ariko se ibyo bintu by'inzaduka ngo byo kwisiramuza numva ngo byateye ni ibiki ibyo ngibyo ubundi byo ni ibiki mw'abantu? Ibyo bintu bibaho bundi? Ibyo byo kwisiramuza umuntu bitabaho. Auze umugabo w'usiramu ukuntu aba naryoshye. Aba aryoshye? Nyine nari mvuze Mama Jone wowe gwe niki? Oya ariko nta n'ibintu birenze njye nari mvuze. Njye nari mvuze yuko umugabo iyo asiramuye ashobora kuba yabikora neza nyine kuruta umuntu udasiramuye. Hari ikindi kintu wumvishe mvuga se? Iyi siramuye pe nakubeshya ibiryoshye Papa Jone rwose sinzi impamvu udasiramuza. Ati isiramuye ati ibiryoshye. Mwanyumviye mw'abantu mwe? None se ngo bibwiwe n'iki ko isilamu ibiryoshye? Papa Jone wagiye ureka kumvirana. Ndumviranye ntabwo ubivuze, ntabwo uvuze ngo isilamu ibiryoshye. Nyine Papa Jone hari ukuntu bivuze nyine. Papa Jone nta nuko azagifata ushyireho ntabwo ibyo njye mbikunda. Ntabwo ngufashe uko ngo isilamu ibiryoshye unca inyuma. Guca inyuma se wari wamfata nguca inyuma? None wabwe n'iki ko umuntu wafashe niwe baba bafatanye igihanga Papa Jone wamfashe hano hari undi mugabo ndi kumwe nawe wari wamfata wowe? None se ngewe iyo isilamu ndayifite no kuvuga ngo isilamu ibiryoshye? Niba barabimbwiye se cyangwa se niba narabisomye no mu binyamakuru cyangwa no mu itangazamakuru nkabyumva. Byose bisobanuye. Ni gute wasoma ko isilamu ibiryoshye ukayitumva ko iryoshye kurusha umugabo wawe?
nyine nuko bavuga n'ibimenyetso biyiranga nkumva ni byiza. Umaze kubisoma uhita wumva ko iryoshye kurusha umugabo wawe. Iraryoshye nyine. Papa Jori njye narabisomye wiza gukomeza kunzanaho dosiye. Ushaka kuzana umujinya wawe, ushaka kugira ngo uyobye dosiye Papa Jori nakubwiye ngo ijya kwisiramuza. Njye kwisiramuza. Niba utiisiramuje ntabwo uzongera kuryamana nawe. None se kandi niwo mwanzuro uhaye wanyuma. Papa Jori nushaka kumbwire mbyandikire nanabisinyire. Ntabwo uzongera kuryamana nanjye ngiye ntisiramuje. Papa Jori ndi kukubwiza ukuri ngo ntabyo wakongera kubona kugira ngo none wemere. Awe mo guhamagara cyane n'abasenga n'abasiramuje ibyo byintu ariko wayifashe telefone yanjye wayifashe. Uburize ko uhisiramuza abana abantu b'abagabo bakuru twubatse nkatwe dufite abana. Ibyo ngibyo bitubaho muri iyo bavuga hari akagari ntabwo ushobora twahanyuze. Ntabwo wumva ishobora mugabo ngo itangazo ku munsi ku kigo nderabuzima cyose turasiramura guhera ku myaka 15 kugeza ku myaka iyo yose y'ubukure. Ko babivuze kuki utajya ngo ujye kwisiramuza? Njye kwisiramuza. None se ababivuga bo nukubita karabasazi cyangwa ari abantu badafite ubwenge. Papa Jori nkubwiye barabivuze itangazo ku kagari. Warabyumvise kuko ku kagari barimo babitangaza bajye gusiramura. Wajye kwisiramuza. Papa Jori icyambere iyo wisiramuje bikurinda indwara nyinshi. Biriya bintu byo kujya muri matore tukandura imitezi ya hato na hato, kurwara za infection zivanye mu bagore, ibibazo byinshi by'umuntu mpuzabitsina. Biriya byose Papa Jori birarangira iyo wisiramuje. Urukumva? Ariko Papa Jori nakubwira ukamfungana umutwe kugira ngo ntabwo ujye wumva mu buzima bwawe. Ntabwo wakandura se? Ntabwo karata kumva ngo Majori ngo buranganca inyuma. Ngo uca inyuma ryari uramfatanye n'igihanga. Ariko ubu ngiye umugabo wihaye mu rugo nk'urunguru ubuzima udafite icyo rubuze koko mfata icyemezo ngende mbe nakora ibyo ngibyo. Papa Jori reka nkubwire none. Si wowe umbwira ngo ntabwo uri kunsaba nta n'ubwo no kunyinginga. Papa Jori nanjye niba uzi ko nkunda nk'umugore wawe. Kandi ukabuzi yuko ndi urubavu rwawe ndi umufasha wawe ndi umwunganizi wawe mu buzima bwawe. Mfasha unyumve niba utanyumvishije Papa Jori turabyarana ibisusa. Hajyaga ibyo bintu ngo ubikoze ngo bimara iki? Cyambere ndakubwira Papa Jori. Iyo ubikoze urumva? Iyo wisiramuje ubasha kubikora neza. Ikindi kandi bikurinda ko warwaragurika ibirwara by'ibyo byose ubonye. Uri kumva Papa Jori? Ntabwo warwaragurika. Nta nubwo burya wapfa kwandura sida warisiramuje. Ntabwo bivuze yuko umuntu wisiramuje atandura sida, ariko burya bafite amahirwe nka 50% ko atapfa kuyandura ko yisiramuje. Mu gihe wundi utarisiramuje 60% bafite kutahita yandura. Byumvikana yuko rero kwisiramuza bifite amahirwe menshi yo kuba. None se nakandura sida gute nyine kandi utayifite nanjye ntayifite? Nubundi sida. Papa Jori wagiye urekara. Barakuzi babarira. Ntabwo baranze sengirana. Barakuzi Papa Jori. Hanyuma se ureje burindi ntabwo nabonye mu muhanda ufatanye n'ura mukobwa mwana mufatanye se ku rutugu hanyuma nta kindi kintu mupanga. Ariko ni ibikino none se wambonye uri. Ndehe jye umenya ko ubabonwa n'uhagaze kandi uwo mugani ntabwo ari njye wawuciye Papa Jori. Ntukagire abantu bakorana ku kazi barimo baganira iby'akazi nawe ngo ujye aho gukomeza ibyo mwibyo ngo hajya ngo abantu bakorana ku kazi ngo ibiki uri ko mbivuga nkumva urashaka kubikwepa bijyana ku ruhande. Bakwepa se ni ibiki bakwepa iki? Papa Jori ahubwo komeza imitwe yawe maze kuyimenya. Ariko se nubwo niyo mpamvu guhera uyu munsi ukwiriye kujya kwisiramuza ntabwo ujye kuzanira ibirwara ntaza abana biki. Nta ndwara kuki se nkwizera ngiye kuki utanyizera umuntu? Nyine niba unyizera nukuzi ko aho usize niho unsanga. Nanjye nuko mukunze wanjye. Ariko weje nakubonye nakara kafete ko ku kazi kiwanyu mufatanye ku rutugu. Oje nuko ari mama agashyira muziko nka canisha. Ariko umbana ntukazi. Uzabona. Papa Jori mpamvu mbwiye. Niba uzi ko nkunda jya kwisiramuza kuko ibyiza byo kwisiramuza ni byinshi kandi ubonye neza ko ni wisiramuza uzabasha kugira gute ntago wabikoraga neza. Ariko se ko shaje nako bukece wa muntu ibyo tujye kujyamo bizaduhira. Ariko Papa Jori kuki bitazaduhira abandi bose bahamenye ubwenge ba Simon duturanye bari Defonse bose bari siramuje nako ujye babona bambaye ibitenge. Bira ibintu ninjya kubikora nkikatisha ko numvise ngo bimara ngo iminsi ngo ingahe ngo nabikora uzabyihanganira. Papa Jori haguruka kujya kwisiramuza genda pe no kagari mo barabitangarije ubundi no ku bigo nderabuzima bose mo barasiramu. Papa Jori haguruka ugende rwose kandi njye kubikora
kwisiramuza kuko igitekerezo cy'urugo nubahe ishimire wahita papa Jori ariko ibi bintu tugiyemo dushaje sinzi ariko reka njye kubikora ntabwo gusaza bisobanuye gusaza ni mu mutwe w'umuntu gusaza ni imyumvire y'umuntu aba afite abantu bamaranye imyaka ingana gutya tubyanye abana bangana gutya batatu bose ngo ninjye kwisiramuza kanjye kubikora yenda kuko byumvise genda ni mu mutwe kwise ntabwo mvishe ibyiza byabyo nk'umugore mwiza ibintu mbwiye ni byiza papa Jori genda reka nyarukire ku kagare abo sika kote kanje waganaguye ngo ngiye kugira genda ukarebe mu cyumba niho kari karahanaguye kameze neza siko nubuse ngo umari miss igeze mu mezi atatu yose twise hazo ufite ikihe kibazo uzabasha kwihangana nzihangana n'ukuntu ugira ubushyuhe bwinshi cyane urashoboye wabuze ibyo uvuga uba wabuze ibyo uvuga warangiza ukajya kuvuga guzwa amagambo adashinga ariko se mama Jori akandi kazo nibagiwe ko numvise ngo gusiramura birababaza cyane ko birababaza papa Jori reka maze nkubaze umugore kabyara umwana wa mbere uzi ukuntu igiseke ryana akongera akabyara uwa kabiri uzi ukuntu igiseke yibe namwe basiramura rimwe ryonyine no byo ngo biracyane cyane kurusha kiriya gisa wumvise ngo ni nk'isho 15 kuba yarakubeshye yarakubeshye ntabwo gure n'igisi ntabwo biryana none ko wambyaje umwana wa mbere igise kikambya nkurira inzu nkurira ibitanda nkagira nte ntabwo nonge nkabyara wa kabiri namazwa bagiye gusiramura rimwe ryonyine akazi ko bagukata umubiri bakawukata ukagikurokira cyose bagukata kandi wumva ushinyiriza papa Jori genda shabyo ibintu bakubeshye barakubeshye akagenda ariko ni mbabara nzakwereka uzabona uzanyereka nanjye nzakwereka ariko sha